hari akantu mperutse kumva Niki yavuze kwa Irene avuga ngo ubundi umukobwa ugukunda we musore ntabwo yakwaka amafaranga, sibyo? Ariko ngiye nkasubira inyuma ntabwo mpita nemeranya nawe ijana kuri indi, kuko n'umukobwa ugukunda yahura n'ikibazo, hari icyo akeneye. Yego, hari icyo akeneye, hari ikibazo ashobora kugira gikeneye amafaranga kandi ntayafite. Kuko uyu munsi niba ngewe unyaka amafaranga yo gukora ubwiza bwawe, nta bundi bwiza uri bukore nkeneye kubona kuruta uko nakubonye, sibyo? Kandi nta bundi bwiza uri bunsabe kuruta nanjye gutekereza ko uko urimo kubinsaba nugera na hariya uri bugire ute, uri bubisaba undi. Ariko nanone urubyiruko ruri hanze aha rurababaye kandi rurarogerete, kubera yuko uyu munsi urakundana n'umuntu ari byo bya bindi bita business mu rukundo, akaza gukurikiyeho miliyoni yakubonyeho, ariho hahandi uyu munsi ari buguhamagara akakubwira ati sheri umusatsi washaje, inzara iki, sibyo? Kugira ngo abavungura kuri ya miliyoni. Twongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu Abeza Media. Nizere ko mwese mumeze neza umuherereye hose mu gihugu, yaba hanze abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwese ndabasuhuje aho muherereye hose ku isi, kandi ndabakunda cyane, kandi natwe turabakunda cyane, kandi nanjye nizera yuko mudukunda. Rero aka kanya tugiye gukora ikiganiro, kandi ndizera ko mwese mumeze neza cyane. Nawe nizera yuko utameze neza, Imana irahari ku bwawe, kandi nizera yuko ibibwiye ibyawe byose irabyumva kandi ikabikora, kuko ari ijambo rye rivuga ati ngo mubwire ibyawe byose arakumva. Haleluya. Yego. Aka kanya ndi kumwe n'umutumirwa wacu, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ibintu byiza cyane kandi byubaka abanyarwanda. Rero ibiganiro byacu byemerewe kurebwa n'abantu bose, ingeri zose muri rusange, kuko nta kibi kirimo, ahubwo ni ibyubaka abana b'abanyarwanda, abaturage b'igihugu. So rero muhaye umwanya yibwire abantu, abafana bacu. Yes, reka mbasuhuze. Ndabizi bamwe muranzi cyangwa se bamaze kumenyera kuri iyi channel ndetse n'andi hatandukanye. Amazina ni Rutayomba Janvier, irya social media akaba ari Fils. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima, kandi niyo mpamvu duhora tuza imbere yanyu kugira ngo tugire icyo tuganira, tugire n'ibyo twungurana muri societe nyarwanda, twubake umuco wacu we kuzima, cyangwa se tugire ibyo tuganiraho, hagira ibihinduka, hagire n'ibikosoka. Nanjye rero nicyo kinyicaje ahangaha, mukomeze mubane natwe, ndabakunda cyane. So rero aka kanya tugiye kuganira ku kiganiro buri muntu wese uri mu rukundo rw'iki gihe, sinzi niba urwa hambere ariko rwari rumeze, abibamo, kuko nanjye narubayemo kenshi cyane. Ariko gusa mu bo dukundana hari ibyo tugenda tuganira nabo, hari ibyo tubakuraho, hari ibyo tubungukiramo, ariko hari igihe bari byiza cyangwa bikaza ari bibi, bigatuma tudahuza, tugatandukana. Aka kanya rero ndakeka buri muntu wese yabaye mu rukundo, kandi nawe uturi imbere urukundo warunyuzemo, uracyanarunyuramo, gusa ari byinshi rugusigira, ariko ibyo ngiye kuvugaho ni rusange. Dukorera amafaranga tukayakoresha ibintu byinshi cyane, gusa no mu rukundo amafaranga ajya akoramo. Turemeranwa ko amafaranga ku rukundo ari icyo akoramo, kandi akagikora ku mukobwa mutazabana. Ariko no ku musore arahakora nanone, ntiwibande ku mukobwa gusa, no ku musore ajya ageraho. Ariko cyane cyane kuko ari twebwe tuvunika, ari twebwe dufite inshingano nyinshi cyane, ni twebwe tugomba guspendinga menshi. Yes. So rero arakageso kaba ku bakobwa
sinzi niba ari keza cyangwa ari kabi, baratubwira muri komenti, kandi akaba ari nayo mpamvu nawe twakuzanye ngo tubwire koko niba ari ingeso nziza cyangwa ari mbi. Ese wemera yuko iyo utangira urukundo ujya gukundana, wemera kurekura amafaranga? Kurekura amafaranga ku rukundo rufite intego n'udafite intego. Ari urukundo tubamo tukabona nta ntego, nta future, nyine ni urukundo turimo turenjoyinga gusa kugira ngo tutambarize iminsi. Kurekura amafaranga uvuga ni uko yarekura ngo uru rukundo cyane uko yarekura mu buhe buryo? Uyaha uwo mukundana, mu gihe ayagusabye no mu gihe atayagusabye. Turaza kumva aho ngaho wenda dushobora kuba dutanga amafaranga tukavuga yuko abakobwa amafaranga bayatwara ari twe twayabahaye cyangwa ari bo bayatwisabiye. Turaza kumenya niba urukundo koko ibyo byiciro byose nyine niba bibamo. Yes, yego. Ese wowe iyo uri mu rukundo utanga amafaranga, ese uyatanga mu gihe byagenze gute? Ni ukuvuga ngo rero buriya ikintu bita urukundo n'amafaranga ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Byanze bikunze urukundo ntirugurwa, siko bizi? Nanjye niko mbizi, urukundo ntirugurwa, icyo ni icya mbere. Ati y'amafaranga arararwuzuza. Oya buretse se, iyo wamaze gukundana n'umuntu birashoboka ko wenda ashobora kugira ikibazo runaka, ndavuga umukobwa mukundana ashobora kugira ikibazo runaka, wenda tubare yarwaje umubyeyi cyangwa se agize izindi mpamvu zitandukanye, kaguhamagara ati rero sheri wanjye ngize ikibazo iki n'iki, kandi biri ngombwa yuko uyarekura. Mbona amafaranga angana gutya kandi nta handi hantu mfite ho guca, mfasha unkemurira ikibazo. Nkawe wenda nk'umukunzi we cyangwa se nk'umuntu mukundana, icyo gihe ugerageza buryo ki ushobora gukora buri kimwe cyose kugira ngo ukemure ikibazo afite, sibyo? Ariko bitavuze ngo kuba umuhaye amafaranga ngo akemure ikibazo afite nuko ari wowe uyafite. Oya, nawe ejo ushobora kugira ikibazo we musore, nawe ukaba wahamagara sheri wawe umukobwa ukaba wamubwira uti bimeze gutya, byagenze gutya, none mfasha gutya, nawe akaba yabikemura. Icyo nicyo bita ubundi urukundo. Urambwiye ati ufite akubwiye ikibazo cyumvikana, yes, akakwaka amafaranga uyafite wagikemura. Ese ubaye utayafite kandi akaba kwiyambaje ababaye, kandi ubona nta bundi buryo ntari bukoresha, ese wakora ibishoboka byose ukemera ukanaguza ayo mafaranga ukaba wayamuha? Bro, buriya rero ikintu bita urukundo ni fenomeni ndende. Ku muntu ukunda bya nyabyo atari bya bindi byo kuryaryana ngo usanga urabeshyanya n'umuntu ko mukundana kandi mudakundana. Ikibazo afite ubwe nawe uba ugifite, ukikimenya nawe kikugeraho kikakuremerera. Byanze bikunze rero aya mafaranga arimo kukwaka, bice he bigende bite, ayo mafaranga urayahiga, kandi uyahiga ikibazo ushaka gukemura kiba cyabaye icyawe, ntikiba kikiri icye. Uba wabyishyizeho nyine. Niba umukunda, ikibazo yagize nawe ni icyawe. Byanze bikunze ufite inshuti, ushobora kuba ufite abo waguza, umunsi ushobora kuyaguza ugakemura ikibazo cya sheri wawe, ugasigara ushaka ubwishyu. Byanze bikunze hari n'igihe ushobora wenda kutayabona yo kwishyura, ariko cya kibazo cyakemutse, sheri wawe akaba yanagufasha mukagira gute, mugafatikanya mukishyura. None se uvuze yuko akubwiye ikibazo cyumvikana wamufasha. Yes. Noneho abakobwa iyo tubakunda tugira ibyiciro tubafatamo,
ukavuga uyu nguyu azashaka kuba yavamo umugore wanjye. Ariko hari n'igihe uba uri gukundana nawe ukabona ahantu uhagaze ukavuga ati siniteguye kuba nashaka umugore, ariko turi muri rwa rukundo rudafite icyo rushingiyeho nyine, rwa rundi rwo kuba tuganira tukavuga ko dukundana ariko ibintu by'imibano bitarimo, nyine mukaba mubivuga mubishyiramo ariko mukaba mubona nta cyemeza yuko mwabana, ariko uramukunda ariko ntuzi neza yuko mwanabana bitewe n'ahantu uri kubona uhagaze. Ese ako kanya bwakubwiye amafaranga, ikibazo cy'amafaranga wagikemura, cyangwa ikibazo wagikemura ku muntu ubona muzarushingana? Erega buriya hari iki kintu mbajije ngo mukundana ngo ariko ngo ubona ngo nta nzira zo kubana, ngo mufite ubundi buryo ngo mukundana. Ubundi ikintu bita urukundo nyarwo ni urukundo rwerekeza ku buzima bwanyu bwose, sibyo? Hari urukundo rwo kuba wakundana n'umuntu akaba umuvandimwe wawe, hari n'urukundo tutajya dukinisha amarangamutima y'umuntu rwitwa kubana ibihe byose. Nubwo mutabana ubu cyangwa nubwo ubona ibihe bitoroshye kandi muri kumwe mukundana, ntabwo muri wowe mindset yawe yaguha ko mutazabana bitewe n'uko ubona ukennye, kuko no muri bwa bukene mukundana bya nyabyo mushobora no kwiporogarama mukabana mudakoze bya bindi byo hirya no hino biri bubagore cyangwa biri bubarushye, mukabana. Bivuze ngo iki rero, uyu muntu afite ikibazo dukundana nta hantu mfite nyakura nyine, kandi nawe arabibona ko nkennye, ndakennye nyine nawe arabibona, ariko agize ate arabimbwiye. Agaciro ka mbere ni akuko abimbwiye, kandi atirengagije ko ntaho ndi buyakure, gusa bimbwiye kubera yuko ankunda, sibyo? Nanjye agaciro nzamuha rero nakuko nzaca hasi hejuru, nguze ninyabura nkora igishoboka cyo, n'akazi ntakoraga bro nagakora ariko kugira ngo nyamuri ikibazo cy'umukunzi. Ariko ibyo bintu byabagaho kera, kuko n'umukobwa kumutereta byarakuvunaga, ariko iyo wabonaga amahirwe ukabona akagukunda, uravuga buri kimwe cyose nagikora. Ariko aka kanya turi i Kigali, duhura n'abakobwa benshi kandi ibintu bakubwira uba wumva bijya gusa. Umukobwa w'i Kigali ntabwo ujya upfa kumenya neza ko agukunda, iyo muganira wumva birimo, ariko gusa nta rukundo afite. Ese umukobwa w'i Kigali wakemera kumuha buri kimwe cyose kuko ngo yitwaje ko mukundana, nawe ukemera yuko muri gukundana ako kanya? Cyangwa ubasha kuvuga ati no mukobwa turi mu rukundo rwa nyarwo? Buriya rero urukundo nta marangamutima rugira, byanze bikunze we ashobora kuba kuryarya mu gihe murimo muteretana, ariko wowe wa nyawe umukunda pe, umukunda nta buryarya ntaki. Kiriya gihe wowe umukunda ntabwo uzagira kontrole yo kuvuga ngo uyu muntu ngo wenda nta nkunda ngo arashaka kundyarya ngo arambeshya. Oya, wowe umwumva nk'uko akubwiye, ariko wabazibanga arimo gukoresha. Niba ari uwukubeshya ababizi nyine ko arimo kukubeshya, ariko wowe bitewe na koronike y'urukundo cyangwa se n'urukundo urimo, ntabwo uzagira igihe cyo kujajinga uyu muntu ngo umenye ngo arambeshya cyangwa se ntambeshya. Bivuze ngo rero inkundo z'ab'i Kigali n'izabo mu cyaro ntabwo ari uko zitandukanye, ahubwo usanga aba bantu bari i Kigali banabeshya inkundo ari babandi bavuye inyuma iriya mu byaro baje mu kazi he Kigali. Hari n'igihe usanga umwana bwite wavukiye i Kigali nta mikino yo kujya kubeshya iby'urukundo, ndetse ko ngewe nta n'umunyakigali ndagirirwa amahirwe yo gukunda, njye nikundira umwana wo mu cyaro umwe.
ubwiza bw'umukobwa turabizi bimuranga kandi ubwiza bw'umukobwa burahenda. Umukobwa muri mu rukundo wenda i Kigali, wenda urukundo rw'i Kigali rushingiye wenda kubabwira n'umukobwa wikinira ngo twaryamana kumva arabyemeye kuko nyine ni mwiza. Kuko iyo uri mu rukundo hari ibigukurura byinshi bivuga wenda reka turyamane cyangwa dukora iki, ariko mwebwe hajemo igikorwa wenda cyo kuvuga muraryamana buri munsi buri munsi. Noneho aravuze ati nta mafaranga mfite ariko kugira ubwiza bwanjye mbwiteho, mfite sheri unkunda nta na kimwe namukorera, reka mwake amafaranga yo gukoresha imisatsi, yo kugura amavuta, yo gukoresha inzara. Ese wowe uri mu rukundo mukundana kandi n'ibyo ngibyo mubikora muryamana, amafaranga wayamuha yo kujya kugura ibyo ngibyo? Urumva ibyo bibazo si ibibazo byihutirwa, si n'ibibazo biba bikenewe cyane, yabikora atabikora agomba kubaho. ahantu kuhasubiza biri busaba ubwenge bwinshi. Ariko buriya umuntu ukunda cyangwa se umuntu nyawe ku buzima bwawe, sibyo? Wumva ufite muri wowe muzabana ibihe byawe byose, bro, ndagutangariza yuko atari wa muntu mwaryamana uko wishakiye. Umuntu mukundana bya nyabyo agukunda umukunda, ntabwo iyo mikino muyihoramo, ahubwo muhora mu iterambere ry'uburyo muzubaka urugo rwanyu. Usanga ari ba bantu bavuga tuzubaka gutya, tuzabyara abanaba, nyine usanga bari muri plani iri imbere kuruta guha umwanya ishimisha mubiri ry'ako kanya cyangwa se rya buri munsi. Ariyo mpamvu uyu munsi umukobwa yifata kumva ko ngo umusore amukunda, akumva yuko nyine byanze bikunze nta cyabimukuraho. Ariko nanone buri uyu mukobwa uko kwiyereka kenshi cyangwa se uko muryamana kenshi we musore, niko niba wanamukundaga 90% bigabanyuka. Kuko ibanga nyamukuru cyangwa se ibanga rinini aba yamaze kuri guhishurira. Bundi hari ibintu dutegereza igihe kinini, dufite n'amatsiko yabyo, dufite n'intumbero. Ariko ibyo iyo byamaze kugaragara cyangwa se byamaze kuba byamaze kuba nk'akamenyero, niko nabyita, uyu munsi ejo bundi buriya niho hahandi ngewe nkubonamo yuko uko buri munsi uza kundeba ngo turyamane, ari nako iyo uvuye hano ujya kureba abandi. Ntabwo nakwiyumvisha ko ari njye nyine, ariko wa mukobwa ugukunda bya nyabyo, ufite intumbero y'imbere, ufite ejo hazaza h'urugo rwanyu, arakubwira ati sheri, buretse ibi bishobora kutwicira kariyeri y'ubuzima turimo kujyamo, ahubwo kugira ngo duhe umwanya ibi, reka nkore aka kazi ndimo gukora nawe ukoraka, karaciriritse cyangwa karasuzuguritse, ariko tujye dushyira kuri save imwe, nibura tuzapanga ku bana dufite aho bigize bite bigeze. Urumva urwo rukundo rutandukanye n'uruguyu muzaryamana buri tujuru. Reka ngaruke rero aho warumbajije ngo uyu muntu muryamana buri gihe ngakubajije amafaranga. Uwo nguwo muryamana buri munsi birashobora ko ashobora kukubwira ikibazo afite, akakubwira ati sheri, mfite ikibazo iki n'iki. Kwita ku bwiza nicyo navuzeho. Kwita ku bwiza bwe. Uyu munsi rero ngewe ndi bwivuge rwose, mu by'ukuri ntayo naba nkiguhaye. Ne waba uyafite? Nyafite. Ntayo naba nkiguhaye. Kuko uyu munsi niba ngewe unyaka amafaranga yo gukora ubwiza bwawe, nta bundi bwiza uri bukore nkeneye kubona kuruta uko nakubonye, sibyo? Kandi
nta bundi bwiza uri bunsabe kuruta nanjye gutekereza ko uko urimo kubinsaba nugera na hariya uri bugire ute uri bubisaba undi. Bivuze ngo rero wenda wowe nshobora kukwijisha nkavuga nti byanze nayabuze ntayo mfite bimeze gutya na gutya, ariko wa muntu nkunda ankunda intumbero ye nyibona ko ari ejo hazaza hacu turimo kubaka, bro nakora buri kimwe ariko nkayabona. Ariko uwo nguwo nyine wa buri tujuru uyu munsi araje shirinje kukureba muraryamye murabyutse mpayinzara, ejo araje muraryamye murabyutse mpayumusatsi, uwabaje gucuruza ntabwo abazanywe n'urukundo. Tugaruke kuri icyo kintu cy'amafaranga. Yego. Ese ubona abakobwa bo mu Rwanda 90% bataka amafaranga abakunzi babo? Bo rero ntabwo wenda ku kigero kinini. Ubundi iyo tugiye kureba ibintu byose byabaye ubucuruzi, n'urukundo n'ubucuruzi. Yego. Iyo tugiye tureba wenda ku biri hanze aha natwe tubona kuri iyi mihanda, sibyo? Kuko ngewe nivuzeho, ngewe ntayo njya ntanga, ahubwo sheri wanjye arayampa. Ako bagenzi be barayataha. Aha, bivuze ngo rero wenda kuba wenda ntayatanga cyangwa se kuba yaba yampa nanjye, si uko kuba wenda ayampa nanjye ntayamuha, nibyo bya bindi navuze ngo nshobora kugira ikibazo uyu munsi akaba yagikemura nawe yakigira ejo nkaba nagikemura. Ariko nanone urubyiruko ruri hanze aha rurababaye kandi rurarogereta, kubera yuko uyu munsi urakundana n'umuntu ari byo bya bindi bita business mu rukundo, akaza gukurikiyeho miliyoni yakubonyeho, ariho hahandi uyu munsi ari buguhamagara akakubwira ati sheri umusatsi washaje, inzara iki, sibyo? Kugira ngo abavungura kuri ya miliyoni. Ntabwo azanywe n'urukundo, ahubwo azanywe na ya mafaranga, sibyo? Rero bivuze ngo byanze bikunze urubyiruko ndumva hanini twabasha kureba kure kuruta kureba hafi hatabona. Twe tubasha kureba hafi nyine ukaba utareba ngo uyu muntu kuba turi kumwe ese igihe tumara umuntu mukundanye iminsi 3 umwe umubwiye ko umukunda, 2 ni sheri, 3 mpereza 50,000 aho mu minsi 3. Nuyabura murahita mutandukana. Nuyabura, sibyo? Ahita akubwira ati ngaho cizawe cizanjye. Bivuze ngo nta rukundo rwari ruhari, icyari gihari nuko yarakeneye ko we umukemurira ibibazo yaragize ate yarafite. Mu gihe utabikemuye aragenda. Ariyo mpamvu navuga ngo rero rubyiruko inshuti zanjye, bakobwa namwe basore, ntabwo biri ku ruhande rumwe gusa, ni impande zose. Turebe kure, niba ukundanye n'umuntu mukundanye iminsi 3, ukwezi atangiye kukwaka 100,000, 200. Nta business murimo gukina mufatanyije iri noza ngo irimo irababyarira umusaruro mwese. Reba kururebe uwo muntu niba ari urukundo azanye cyangwa se akeneye ibyo gushakaho. Mbese niyo nama ngiye nagira urubyiruko ruri hanze aha nanjye nibwira, kuko nanjye ndi urubyiruko. Byanze bikunze urukundo rwajemo ibintu byitwa business y'amafaranga kuruta kuba twakundana urukundo rwa nyarwo. Tunasoza ndushyiraho umwanzuro giye kutubwira ku kageso k'abakobwa baka amafaranga abo bakundana, nyine bitwaje ko bakundana, akavuga ati mbonye banki, kandi niba yatari banki yanjye tugomba gutandukana. Yes. Ushyiraho nyine umwanzuro dusoza, uko njye mbibona kenshi, nanjye barabimbwira nuko mba nayo mfite, ariko nanjye nyafite sinayatanga. Akaba ari nayo mpamvu ngiye nabuze urukundo rwa nyarwo, ubwo mba mbona ibintu byose ari amafaranga ari biki,
umukobwa muba muri kumwe mugenzi wanjye bamukorera ibi basohotse muri weekend. hari akantu mperutse kumva Niki yavuze kwa Irene avuga ngo ubundi umukobwa ugukunda we musore ntabwo yakwaka amafaranga, sibyo? Ariko ngiye nkasubira inyuma ntabwo mpita nemeranya nawe ijana kuri rimwe, kuko n'umukobwa ugukunda yahura n'ikibazo, hari icyo akeneye. Yego, hari icyo akeneye, hari ikibazo ashobora kugira gikeneye amafaranga kandi ntayafite, kandi ni wowe afite hafi, sibyo? Bivuze ngo rero uyu munsi ntabwo umuntu kwatsa amafaranga ntabwo duciye iteka yuko ari uwuje mu buzima bwawe kukumunga cyangwa kukurya, ahubwo reba uyu muntu ese koko niyamukundana mu gihe mumaranye. Bundi buriya ntabwo wamarana n'umuntu nibura igihe kingana, umuntu uje kukunaniza mu buzima bwawe afite icyo ashaka, ntabwo mwamarana umwaka, ntibibaho. Ukwezi kwa mbere, 2, 3, 4 abura ibyo akeneye ntabwo azaba agihari. Rero mu buryo bwo gupima umuntu muri kumwe mu rukundo cyangwa se kumureba, mwirengagize rimwe, mwirengagize kabiri, urebe niba agiye, sibyo? Mwirengagize gatatu, naba agihari azaba gukunda. Ku nshuro ya 4 mwumve ukore buri kimwe, ku nshuro ya 5 mwumve, sibyo? Ku nshuro ya 6 nawe mukenere, sibyo? Nawe mukenere urebe se we ari buhangayikira ikibazo cyanjye nkuko nahangayikiye iki, nawe azakwereka amarangamutima y'ikibazo cyawe uko yagize ate yagitwaye cyangwa yayumvishe. Niho hahandi uzahita ubona uyu muntu icyo asobanuye ku buzima bwawe. Bivuze ngo umuntu ugukunda ntabwo uzamureba mu isura ngo umumenye, ahubwo mu byo akora, mu byo avuga, yewe no mu ntekerezo ze no mu mibanire yanyu. Aho hantu uzabona uyu muntu niba agukunda cyangwa se akuryariye. Rero nkambwira urubyiruko ngo twite, ndavuga urubyiruko, ubwo iyo mvuze urubyiruko mvuze abakobwa n'abahungu, kuko izi ngeri zose zihura n'ibi bintu. Hari n'abakobwa baza abasore babakeneyeho amafaranga, umusore yaza yayakwaka 1, 2, 3, yabona utayafite akagira ate agacishe nakagenda. Rero twese twite kureba abakunzi bacu cyangwa se abatubwira ko badukunda, niba ari ibyanyabyo cyangwa se hari ikindi badukurikiyeho kuruta urukundo. Niyo nama nge nagira urubyiruko ruri hanze aha mu bintu by'urukundo, kuko harimo kugaragaramo ingaruka nyinshi cyane. Ugasanga umuntu ngo yagiye kwamakuza kwiyahura, yagiye kuri etaje kwimanura. Impamvu se ni iyi, atekereje amafaranga amaze gutakaza kuri uyu muntu, uyu muntu ntabihaye agaciro, agize ate aramucitse aragiye kubera yuko ayamumazeho. Bivuze ngo rero tube abantu bakangutse mu rukundo kugira ngo tumenye ngo ese uyu muntu turimo ni ibyanyabyo, ese uyu muntu turi kumwe ibintu turimo ni ibyanyabyo, ese bifite ishingiro, ese afite guhangayikira ikibazo cyanjye nkuko nahangayikira iki, ese ari mu nzira y'iterambere ry'urugo rwacu nkuko turimo kubipanga. Ibyo bintu numara kubireba byose ukabona bihari, muhe umwanya mugendane mu nzira imwe, mu bitekerezo bimwe. Nubona ibyo bimubuzeho aca hino no hirya, musezere ucahacaha. Nge numva ariyo nama nzima nagira urubyiruko, kuko urubyiruko rurananiwe, ruraremerewe. Niho hahandi usanga umukobwa uyu munsi yiyahuye, ejo umusore yiyahuye, ejo hari uwagiye muri ribu kurega umusore, ejo hari uwagiye muri ribu kurega umukobwa. Nyine nibyo turimo, kandi ntago ibyo turimo gukererwamo ntago byatuma twubaka ejo hazaza h'u Rwanda rwacu. Reka duhinirane ikiganiro n'abandi muri comment baratubwira uko babyumva, niba koko urukundo ari amafaranga, kuko abakobwa bafite ingeso, abasore bafite ingeso yo gukunda amafaranga. Ariko nizera yuko urukundo ari ryo shingiro ry'ubuzima, amafaranga akaza yuzuza rwa rukundo, ariko
mu bintu bifatika cyangwa bigaragara, ntabwo ari ayo gusesagura, kuko urukundo rurimo gusesagura narwo ntirutera imbere. So rero guys, genda ukore subscribe, share na comment, birakenewe kuri twebwe kuko ari inkunga, nta kindi tugusaba kugira ngo ibikorwa byacu bigere kure, tubone ko twanakoze. Rero bana natwe no mu bindi biganiro. Ciao ciao. Tubwira aba basore n'izi nkumi ngo nimureke uburyarya no kubeshyanya, ahubwo mukundane urukundo rwa nyarwo, kugira ngo n'iterambere ry'u Rwanda rwacu cyangwa se no kugira ngo byihute n'imbaraga zacu. Iyo dukerewe mu bintu byo kubeshyanya usanga tunasubiza hasi iterambere ry'igihugu cyacu. Tureke kubeshyanya rero, dukundane inkundo za nyazo, kandi n'ababyeyi bareke kunaniza abasore bakunda abakobwa babo babaca ibya mirenge, ugasanga bishe inkundo z'abana. Nabo boroshye. N'ibinangombwa na leta yacu izabitekerezeho kuko biragoye cyane. Ibindi Imana izagenda bidufashamo. Ciao ciao.